Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunze bamenya n'ibi info, mboneraho no kubifuriza ibihe byiza, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose mu ntara zose z'igihugu. Muri aka kanya rero nk'uko mubimenyereye turi kuri update z'uburezi. Amenya n'ibi info twararebye dusanga iki gihe tugezemo dukwiye kugiharira uburezi, tukabagezaho update zose mu burezi, amatangazo aba yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi, amatangazo aba yavuye muri NESA, ubwo ni National Examination and Inspection Authority, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Ni muri urwo rwego rero tubafitiye update zigiye zitandukanye, tukaba tuje kuzibagezaho. Murabizi ko rero tumaze iminsi, ejo bundi twari twabahaye uburyo bwo kurebamo amanota, benshi mwarayabonye, abatarayabona munyarukire kuri uno muyoboro murebe, hariho video yo kuba wareba amanota. Twabakoreye kandi na video yo kurokarasa, uburyo warokarasa mu buryo bworoshye, iyo video nayo twarayibahaye. Twabagejejeho kandi n'itariki ry'itangira ry'amashuri mwaka wa 2025-2026, umwaka ukaba uzatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025. Ni update nyinshi twagiye tubagezaho z'uburezi zigiye zitandukanye, amatangazo uko yagiye asohoka twagiye tuyabagezaho. Ni muri urwo rwego rero muri aka kanya tubonye itangazo ry'uburyo rireba abanyeshuri bose batishimiye imyanzuro yavuye mu bizamini cyangwa se imyanzuro y'amanota babonye, batabyishimiye cyangwa se babonye basa nk'abarenganyijwe, babona amanota yabahawe adakwiranye n'ibyo bakoze. Muri urwo rwego rero nje kubereka ahantu mwanyura, ndetse hatanze itangazo yerekana ahantu mwanyura mukabasha gutanga apeya, mukabasha kurekarama, mukabasha gusubizwa. Tubafitiye kandi n'itariki ntarengwa ibi bigomba gukorwaho. Ibyo byose tugiye kubivugira hamwe muri iki kiganiro. Reka dutangire rero tugusomera itangazo uko rimeze, uko ryanditse originali. Itangazo ryashyizwe hanze na NESA, National Examination and Inspection Authority, NESA Rwanda, ibinyujije ku rukuta rwayo rwa X. Ni NESA Rwanda. Abari bushake iri tangazo kuribona neza bari bujye kuri NESA Rwanda banyuze ku rubuga rwa X. Iri tangazo rero ni itangazo ryagiye hanze ku munsi w'ejo saa 4 z'ijoro. Akaba ari itangazo uko tukaba tugiye kuribasomera uko ryanditse. Ni agatangazo gatoya gakubiyemo igihe mu by'ukuri ntarengwa bazemera ubusabe bwo kuba warekarama. Rikaba rikubiyemo kandi na linki yo kunyuraho ku bantu bashaka kurekarama. Reka dutangire rero tubasomera iri tangazo. Iri tangazo rero riravuga ngo urifuza gutanga ubujurire bwawe bujyanye n'amanota cyangwa ishuri wahawe, wanyura kuri iyi linki ukuzuza ibisabwa bitarenze tariki ya 2 z'ukwa 9 2025. Birumvikana ko ubujurire bizarangira kubutanga kugeza ku itariki 2 z'ukwa 9. Abantu bashaka guhinduza ibigo, abantu bashaka guhinduza amashami, mu by'ukuri ntago mugomba kurenza izo tariki mutaratanga ubujurire. NESA kandi yahise ishyiraho na link yo kunyuraho. Iyo link nayo mukomeze mubane nanjye, video nirangira ndababwira ahantu murayikura bitabatindiye mutagiye kure. Dukomeje kandi urugendo rwo kugenda tubagezaho amakuru ajyanye n'uburezi. Murabizi ko ibijyanye n'itangira n'ingendo z'uturere ariko tuzabibagezaho mbere. Yowe rero icyo usabwa no gukanda subscribe 5 kuri 5, tugakomeza kubana mu biganiro, ibyegeranyo n'amakuru bica kuri Menya n'ibi info. Reka rero nsoze mbwira abantu batishimiye imyanzuro. Ndabizi hari benshi bagiye babona ugasanga amasomo yose afitemo A ariko totali ugasanga ni nka 63. Ni ibibazo rero byagiye bigaragara. Abantu benshi bagiye bandika ku rukuta rwa X barimo barabaza NESA, bayibaza bati kuki amanota bimeze gutya, ese aya makosa kuki yajemo, bizagenda gute? Ugasanga nk'umuntu bamuhaye kwiga taha descore afite amanota 80, mu by'ukuri hari n'uwa 55 wabonye boarding school. Ibi bibazo rero turacyari gukora ubushakashatsi. NESA niza kugira iki bitangazaho turaza kubamenyesha
wibutse gukanda subscribe. Iyi ni Menya Nibi Info, nimba ari bwo bwa mbere uhageze kanda subscribe. Tukugezaho amakuru agezweho, ibyegeranyo by'umwihariko, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabafasha myumvire kandi ku bijyanye n'ubuzima, dufasha abantu ku kibazo kijyanye no kuba bamenya ibintu byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwabo. Ahangaha tubasobanurira ubusobanuro bw'amazina, tubaha ubujyanama ku bantu wenda bashaka gushinga urugo. Ni byinshi tukugezaho nka Menya Nibi, ariko by'umwihariko aka kanya twagahariye uburezi. Ni muri urwo rwego rero tuzajya tubagezaho update kuri update, tukaba tuzanabagezaho ingendo z'amashuri. Murabizi ko gutangira ari ku itariki 8, ibyo byo ndakeka cyarumvikanye, mwabyumvishe henshi. Murabizi kandi kuko abanyeshuri batishimiye ibigo bemerewe kurukarasa kugeza ku itariki 2 z'ukwa 9. Ubwo rero tuzakomeza kugenda tubaha update. Wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe. Murakoze rero mwe twabanye, ibyiza biri imbere kuri Menya Nibi Info. Kanda subscribe wisigara.